ramba ndetse ugire amahoro ukurikiranye Lioness 250. None ndagarutse kuri wa mwanya wacu, kuri wa mwanya twihaye kujya twibukiranya ku bikorwa byacu bya buri munsi, ibyo dukwiriye kunoza, ibyo dukwiriye gukosora kugira ngo dukomeze gutwara ubuzima bwacu neza, ndetse twoye no kububangamira ahubwo tububungabunge. Ndagushimira cyane rero wamaze gukora subscribe, nkubwira nti ukomeze usangize abandi ibyo tugenda twibukiranyaho, ndetse unatanga igitekerezo cyawe kugira ngo bose bijye bibageraho kandi twese dukomeze kubungabunga ubuzima bwacu. Nawe utarayikora rero nakubwira nti uyikore kugira ngo ibyo tuzajya twibukiranyaho bijye bihita bikugeraho ako kanya. Uyu munsi rero nje kukwibutsa kuki. Uyu munsi hari ikintu nje kukubwiraho. Akenshi hari igihe tugifata wenda nk'igikorwa kitari cyiza, ariko mu by'ukuri ni igikorwa cyiza ku mubiri wacu. Igikorwa nje kukubwiraho ni ukwirekura, ukarekura imyuka iba ikurimo mu nda, ya yindi dusohorera mu mwanya wo hasi, cyangwa se gusura nk'uko tubyita mu kinyarwanda cyimbitse. Ikigo hari mu gitabo banditse cyitwa Naked Parenting Book, bavuze ko gusura ari ugusukura amara. Kenshi usanga twebwe hari igihe twabifashe nk'ikibazo, ukabona umuntu niba asuze ni ikibazo, umwana se rimwe bakajya bamubwira ati have ukoze ibintu bibi, ariko mu by'ukuri biriya ntabwo ari ikibazo, ahubwo ni uguhumeka. Hari ibihugu bimwe na bimwe byo muri Aziya, cyane cyane nko mu Bushinwa, bafata gusura nk'uko wahumeka, nk'uko wakwitsamura, nk'uko wakorora, ntabwo ari ikibazo gusura. Natwe rero reka ntukazajye wimunyamunya, kuko uriya mwuka usohoka aba ari gazi. Kuko hari ahantu babikoze ngo mu kiraro cy'inka, inka zabikoreye rimwe, zisurira rimwe, bacaniye kwa kundi inka baba bazicaniye, umuriro uraka kubera ya misozi. Ni ukuvuga rero uriya mwuka aba ari gazi. N'umuntu abikoze agiye kubikora ugashyiraho ugacaniraho nk'akambi, wabona umuriro watse. Ibaze rero ikintu cyaka iyo ukirekeye mu mara yawe, urumva ko uba uri kuyabangamira. Ni byiza rero tujye tureka amara yacu tuyasukure, uwirekure, usure rwose amara yawe asukuke, kuko ngo birinda na kanseri yo mu mara. Ni byiza rero ko wareka kwimunyamunya ukabifungiramo. Akenshi niyo ubifungiyemo usanga bije noneho bikaze, binuka cyane. Ni byiza rero ko ukwiriye kubireka bigasohoka nk'uko byateganijwe, kuko ni imbanziriza kwituma, kandi urazi ko kwituma ni byiza, ntabwo umuntu yabaho atituma. Rero n'izo mbanziriza kwituma jya uzireka zisohoke nk'uko zishaka gusohoka, ureke umubiri wawe wisanzure. Nk'Abayapani bo, kuko burya iyo umuntu arimo azamuka ajya mu kirere, niko iriya myuka igenda iza cyane. Abayapani rero bakoze ikariso ibuza iriya myuka kuza inuka, cyangwa se kugira ngo itabangamira nk'abari iruhande rwawe, cyangwa se wowe ikubangamira. Iyo kariso barayikoze, akenshi bakunda kuyambara iyo bagiye mu ndege. Ese wari uzi ko burya gusura iyo uri kumwe n'umuntu wawe, cyangwa se nk'abantu bakundana, gusura ngo byongera urukundo? Byongera urukundo gute se? Bagaragaje ko byongera urukundo kubera ko iyo urekuye uriya mwuka uri kumwe n'umuntu wawe, bigaragara ko umwisanzuyeho. Ubwisanzure buriyongera, n'urukundo rukiyongera hagati y'abantu. Urumva ko rero udakwiriye kubuza iriya myuka kugira ngo isohoke. Jya wisurira rwose, nta kibazo, ntacyo bitwaye. Wakoze cyane rero kunkurikirana. Nagusaba gushyiramo igitekerezo cyawe, ukanakanda like, ndetse ukanasangiza abandi iyi video. Tuzasubira ubutaha ntawe ugifungirana iriya myuka, cyangwa se hari ukivebwa kubera ko yarekuye uriya mwuka. Tubifate nk'ibintu bisanzwe, nk'ibintu by'ubuzima bwa buri munsi. Naho ubutaha tuzasubire. Ciao, bye.